nta bintu bizisha itabwira abasirikare babaho ngaha ati ni mushiremo ndetse mushiremo n'amabafre umva ahita tubyinira noneho chef d'état major ntiyikomplikaga atavuga ati ahubwo njyewe nanjye ndatangira kadasi ati se nturi umunyamurenge ati yego ndo umunyamurenge uzise mu Minembwe ati nyandahazi turashaka kuzaja kutugurira yinka dukoze dance neza igiye mu buryo irakunze neza na general aravuga ati we iyo ahita abwira ngo umukoloneli ati none se uriya mukobwa umva ukuntu njye namubonye mwinishishije mwebwe mutarimo mumubonamo ati ndabona yo mumenye ibintu bijanye na business twokorana mu kuntu atarashabutse arakerebutsemo ukuntu ahita asaba nimero zanje general Padiri none harampamagara ati ninjye koloneli runaka kujye wabyinnye wa munsi kuri defile babuze nguze kubabyinira iwiwe mu rugo none ndumva nta kibazo kandi bamumvaga ahubwo ko ndi kubabwira ibeyi rito kuko uburyo bumvaga ko ari ibintu biri impossible bidashobora gukunda tangaza ariko none kuba kuza wigereranya ukigira umuntu umwana utarigeze ucuruza inka uraro ufite imyaka 23 mu myaka yawe kurumva ko isananiwe kuza ngo ushorera bazeza ariko kujya nyine uyu mugabo yavyara abana b'abahungu bakeya kubera ko bavuga n'umuntu n'umwe wanyishingiye nk'umuntu nzi bamanyizera gusa muri general none yumvaga dariri zatangiye gutabonyeka mu bantu bose aho kandi barahamagara za Goma time imwoto yanyeze abantu kandi yiza bakibona akazi aho ngaho nyine muri état major general ariko nka protocole wa chef d'état major nyine wa gisirikare chef d'état major wari witwa Didier Tumba ubwo mubera protocole gutya papa nangayi wana nalinga kaye makasi respect mokonzi of stories. Ndakuramukije wowe ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndizera neza yuko umeze neza. Ni kuri Afro Media Live nk'ibisanzwe hamwe na Director Gabi. Mbifurije amahoro, ndizera neza yuko wowe udukurikira ukunda ibyo dukora, ukunda ibiganiro byacu n'ibyo tugutegurira bindi bisanzwe. Uyu munsi ndabashimira by'umwihariko yuko mwabashije kugera mu 158 mukomeze twuzuze 200 niyo gahunda tuzamuke hanyuma rero turi kumwe n'umutumirwa ni umumama umukobwa nawe muramubona ko arafite agataye gato yarekaze kutubwira ndakwakiriye cyane kuri Afro Media Live ndegereye uri umumama cyangwa uri umugore byose ni kimwe mama umugore ariko ndi umumama kubera ko mfite abana udafite abana ntabara umumama ni umugore mama bisobanura kuri nyina w'abana umumama n'ufite abana gusa umugore ni nk'umukobwa niko nabivuga ni nk'umukobwa ntaragira ikishora kuba cyamwita mama titugireho twofendinga Eme karibu negereye asante ko witonze nibisanzwe niko ntora ngiye kuvuga ngo ko witonze nk'ifoto ariko akifoto nagasize niko ndivuga abasore bavuga ngo ko witonze nk'ifoto ibaze nibisanzwe dani ko mpora n'agatege gake gutyo no wagira agatege kanini wowe ubungana gute kuko ntibaba babona uko ungana wari wigera uzibuha ukaba munini cyangwa nuko wahoze aya njya mbyibuhaho hari igihe biza bigerera nyine nkabyibuhaho igihe wigeze uba munini cyane wari ufite ibiro bingahe 68 cyangwa 70 gutyo uri umumama w'abana bangahe bane bane ambo ya ngaho ivuge njyewe njye ku mazina banyita Furaha Aime kaba ndi umukobwa w'abasegege kaba nshatswe mu barundi babongera
nkaba ndi umumama ufite abana 4 n'umufasha wanjye. Ya uri umusegege nawe? nanjye ndi umusegege. Noneho bayeme bombi muri abasegege? Turi abasegege, tukaba tunafite channel yacu, tukaba dukorera ku kinyamakuru cyitwa AA TV show. Abasegege murahagurutse muri iyi minsi, ibintu ntago zumvikana. Oya ni ibisanzwe abakobwa b'abasegege barangwa n'ibintu nka bibiri mbaziho. Muri population n'abagore bahagurukira ingo zabo bazi gushaka. Ya na ampa abakobwa b'abasegege wese n'ufite tension yo kuja gushaka uzama uri kwagira mu bakobwa b'abasegege. Ubushize Eme yarambuye ngo ni Nyirasenge wa Nyamwiza wamase ku ikoti. Ya ni Nyirasenge niwo guciramwa abasi. Nawe muravukana aho hafa aho ngaho cyangwa nuko muri abasegege gusa? Turi abasegege gusa, afite nyine n'umusegege mu yindi nzu nanjye nka umusegege mu yindi nzu. Okay. Bamase ku ikoti. Bamase ku ikoti umve abasegege hejuru cyane. Ibintu mwagiyemo. Atubaziho iki? Abasegege babazi ko ari abagore bahaguruka bagashaka, ntabwo ari ibigandi bihora byicaye mu mazu. Bazi gushaka. Akandi bangu batungaho urutoke abakobwa b'abasegege ni ingare, ariko zitaze zigarira ku mafuti. Umva zigarira ku kuri kwabo, bangu batunga gusa gatoki nyine mu mafuti. Wakabatunga? Umve bagatamirira mu nyenyeri. Uzuvuga imivugo? Imivugo? Reka da ntayuzi. Kusa n'uwarugiye ko kuvuga ibisigo ukuntu? Oya. Ku muntu utazi Eme ashaka kukumenya mu magambo magufi, uwo mwibwira gute? Namwibwira uwo ndiwe nkuko umaze kukwibwira nyine. Ngaho tubwire. Amazina twamaze kuyumva, none ugiye kumudusobanurira. Eme nyine n'uyu ndiwe muri kumbona, kuba ndi umumama w'abana, nkaba nubatse mu rugo rwanjye, nkaba ndaha i Nairobi. Atariho kavukire yanjye, ndaha ku mpamvu z'ubuhunzi abanyamurenge bagiriwe ahantu hose. Noneho bagenda bashwarita mu bihugu bitandukanye, njyewe nisanga muri kino gihugu cya Nairobi. Ya iwanyu ni? Ngenda Umunyabyura. Nawe uri Beve? Umve riri 100%. Mvuze ngo nawe ni impamvu ngo nawe nuko ari undi wumvishije ra muri iyi minsi ndi ghosting amabeve hano. bubaho cyane, bubaho cyane nimba bafite iyo network. Muri iyi minsi hari abantu b'amabeve ndi kuba hosting hano cyane. Ntubwira urya nkumva umuntu ngo ni Beve. Bakomereza aho ngaho n'abanyabwenge cyane. Nawe uri umubeve? Umve wujuje ibyangombwa. Teka? Reka numve ko muhuza. Nibika ababeve bihariyeho? N'urukundo. Abanyabyura barangwa n'urukundo cyane, bararusha abasauzi. Ikindi abanyabyura barusha abasauza n'ubusabane. Then ndabona nk'ari nabo batunze cyane gusumba abasauza. Ndakubwiye gutyo. Sinahageze se sinabonye itandukaniro ryaho. Waribonye gute? Nabonye itandukaniro nyine ry'amatungo yiri iwacu na muri Byura. Mbona hariho nyine itandukaniro ritandukanye cyane. Ibintu bitatu abanyabyura bazabavugaho mukumva bitarizo. Mana yanjye. Ndashaka kumva ko muhuza n'umubeve uherutse kuntuburira ahangaha mbwira ibintu byinshi. Bajya babeshera? Ni byinshi nyambona abantu batwirika ariko nta nakimwe. Nkagute ngaho nkumbwira. Njya numva ngo bavuga ngo nibo ngo abanyamurenge muri Byura. Ngo Rwanda bisobanura gute mu Kinyamurenge reka ndebe. Mbega nibo bazanye ubucakura mu bantu.
kandi ubirebye ntabwo ari incakura komuteri, ni abanyabwenge. Ubundi abanyabyura nibo bigishije abanyabyura kujijuka, nanjye abanyakivu ya kujijuka. Icya kabiri, icya mbere ni incakura, icya kabiri niko bajya bavuga ko siko de n'ikindi cya kabiri bazavuga ngo nibo ngo bigishije ngo abantu ngo kubyaza mbega amafaranga ukuntu mbega uburyo nakuguza ikintu nkakubwira ngo uzakizanamo gifitemo inyungu runaka. kandi icyo nacyo mbona ko ari ukubabeshera. Nta munyabyura waguzaga undi muntu yaramuherezaga uzira ikindi kintu cy'inyungu. Icya gatatu, icya gatatu njya numva njye ntabwo ngifite ubuhamya ko ntacyo nzi. ntacyo ni story tuvuga njya numva bavuga ngo hari abantu bogoshe ngo inka ngo ayihindura ngo ibara. bogosha inka bahindura ibara ryayo. ubwo bagenda bogosha ahantu hamwe bavuze inka nyine uruhande rumwe. none nimba yari ifite nk'ikibamba cya kibamba bakagikuraho kugira ngo nyirika nasa bamubwira tumve iyacu twebwe dore cyagihamye wavuga ntacyo ifite. ariko ndumva ko nabyo ari kumubesha. ni nk'ibyo bintu nyine. urumva atari ubucakura? nuko babeshera niki se babaga bavuze. ahubwo nsanze kiriya cya mbere wahereyeho gisobanuye ibya kabiri, icya kabiri n'icya gatatu. ariko se niki nyine urumva ni ukubabeshera tu. okay, niki wowe uvuga cy'umwihariko utanze kunze yavuye muri buzuru ukiri umwana ngendeye kuko mpaye nkubona sibyo? sibyo nibyo. niki wibuka muri buzura cyagushimishije? shewe ni byinshi. icyo nibuka muri buzura cyanshimishije ni abantu baho. abantu nyine uko twaturanaga imibereho ukuntu twari tubanye n'abo bantu. ikindi nibuka ni imirire yaho n'amata yaho, mbega byose biri hamwe. n'imbuto zaho n'inzuzi. Bzura ni beula unovuga buri kimwe cyose. duhe sad story, inkuru ibabaje wibuka yakugizeho imbaraga, kuko Bzura yarasenyutse isenyuka nabi cyane, abantu bahunga nabi, amatungo yabo apfa ubusa niko twobyita. iyo memoire hari yugira ndayigira. biba nkudusangiza inkuru yanyu ntoya yuko mwe mwahunze. okay, nyine nje yagusigaye mu mutwe ko iyo ni memoire ntekereza ko iyo umuntu akiri umwana ni ibintu biza bikomeza kuba mu mutwe wiwe cyane. none icyo nyine nibuka kandi byambabaje cyane. njya nibuka icyo gihe ntambara nyine yabaye, ahubwo baduteye umusaza wanjye yarayakoze ubukwe, yabukoze n'iposho. noneho habanje nyine haba imyiteguro, abantu nyine kujya bazahura bategura amafu, barabaga ibiki ibintu nk'ibyo. noneho uwo munsi bahita baza gufata abanyamurenge ngo nyine babajana ahantu kugira ngo ariho bazabicira umunsi w'ubukwe. indi next week nibwo hazaba iki ubukwe. iyo weekend nyine abantu baje bari mbere y'ubukwe, mbere y'ubukwe. noneho nyine bahita baza baradufata, njyewe na sister mwacu badufashe, njyewe n'abasista banjye nka 5 mbega mwacu hari harokotse abantu 3 kandi mwacu turi 9. muri 9 turi 9 ushizemo papa na mama tukaba 11. noneho mu nzu bafatamo abantu, harokokamo abantu 3 gusa. abandi 10 byose byari ryafunzwe. batujanye. mama ndibuka arafite karumuna kanjye kagaherezi ari akabebe. ubwo ibintu byose dusize dutaye aho ngaho. umve inzara iraturira aho hantu badufungiye. mbona ukuntu ubukwe butaraba mbona abantu batangiye no kubakubita nk'uko umwana ariza ahantu bari badushize. niba ufite akabebe karira bagafata ikibuno cy'imbunde bagakubita nyina w'umwana.
umve batujyana ahantu imvura irimo iragwa, imvura iratunyagira batuzungurutse bavuze nyine ngo bagiye guhita baturasa. Ubwo ngubwo ntibaturasa baravuga ngo batujyana ahantu mu mashuri ahubwo bazazi kuza kudushinja nyine bari bagize ikigero kimwe bari bwice babashinja abandi bakabatwika abakobwa bene ab'inkumi bakabagira abagore babo gutyo. Noneho nyine icyo kintu ebana nkiboneraho aho hantu abantu baribwa n'inzara. Twaje kurya nko ku munsi wa gatatu ariko ubundi nyine turi aho abantu bose nta kuvuga ngo uragahinja ngo urarira ngo ufugire ubutesi nyoko sarabikura he. Inzara nyine irya abantu hamwe ufata igitaka ukakijya kubera inzara. Abantu nyine bumva turafungwa aho ngaho ariko Imana iza kudukura aho ngaho nyine indi samedi bakora ubukwe. Ubwo ndiko ndihuta uko muva muri iyo situation bahita bakora ubukwe. Bahita bakora ubukwe kuko deja n'ubundi ibintu byari byararangiye nuko nyine twari twafuze bazavuga ati dupfe tuzapfe twashaka. indi samedi dukora ubukwe ku wa mbere twama dutegwa kuwa mbere umugeni ari mu mbere umva ibintu byose bisigara muri ya nzu nta n'akantu na kamwe kigeze kavamo. Duhita dutangira nyine tuva muri wa muhana wacu tujya mu wundi muhana. Noneho hari haje ingabo z'abanyarwanda zaje gutabara abanyabyura zija kugwana ahantu nyine mu wundi muhana wari imbere yacu ni nawo wari uhekera byura nyine aho ngaho. Noneho bakagaruka babaye bafite inkomeri n'imirambo yabo yapfuye. Noneho ugahita uvuga ati mfe abantu se kanga gushira no gushira abantu bashize cyangwa se natwe ubwacu turaje tugererwa. Umva abanyarwanda baza bavuga ati mva mutekere ibintu cyangwa mutsige ibintu mugenda hanga none ntabwo hari ubukiriro. Abantu nyine barakomeza tukava muri uyu muhana bavuga ngo muve muri uyu muhana mwigira imbere murebe kuko ari wenda turi buze kubagwanya tukabasubiza inyuma. Kubera ko iyo ntambara yaje irimo ingabo z'ubwoko z'ibihugu bitandukanye hariho abazimbabwe abangola nyine n'ingabo za Mobutu bitaga ngo Nyangoma bari barushije nk'imbaraga abanyarwanda. Ikamyo zingahe zaza zose zikaba zigaruka ngo babateze zamine bamwe bapfuye inkomeri iki. Ubwo nyine bahitamo guhita bavuga ati mwese ubu nyine nta muntu n'umwe uri busigare muri Byura mukomeze mugende inzira y'amaguru mwerekeza za Kalemi. Duhitaga tuva aho ngaho urumva inka turashoreranyega n'inka abanyamurenge ntibazatandukana n'inka ababyara ko baragenda babyarira mu nzira niko abantu kuri wamwumva ngo umugabo kuko bari babigize nka kuriya kwa ruguru abantu njya numva ngo batwigwaneho bagiye nyine bonyine bigwanirira. Ubwo ntiyasubiye kuvuga ngo abanyarwanda ari bo bonyine bagwana n'abasore b'abanyamurenge ndetse n'abagabo bene bagifite imbaraga bahise babaheza imbunde kugira ngo barebe uburyo bakwigwanirira. Ukumva ngo umugabo wa kanaka bamurashe yapfuye ukumva ngo umuhungu wa kanaka babarashe ari babiri. Umve induru yamibika iborogo kuga nawe kurarira kutazi ko nawe ushikiye ahantu uri murajya nyine abantu bamwe niko baba basuka amada abandi niko baba babyarira. Ndibuka nubwo nari umwana ariko narimo ndabibona nyine ukuntu bimeze. Urumva ibyo bintu byangize ububashe inka ziratakara inka yitambika byiyo ntaho mpamvu yo kuja kuyigaruza iri imbere n'ishoregwa. Ibintu byama bitakara uko nguko birangirika ku bwinshi utabyumva. Mwaje kuvayo gute rero? Urumva nyine ko intambara y'isi ikomeza ikomejeje ubwo rero bahise bavuga tumve ntabyo kuvuga ngo nimba hari umukecuru mutabona nyine washobora kugenda batange ordre abanyarwanda nyine bamurase cyangwa se mumureka zicwa n'uruzomwica wenyine cyangwa nimo mufite uburyo mu mwikorere. Twahise tugenda nyine dufata inzira y'amaguru turaza ariko muri iyo nzira nayo twayirasiwemwo byatari kuko njya nibuka nimba twaragiye ibyumweru bitatu n'amaguru. Ibyumweru bitatu hafi ngira ngo ukwezi mu nzira kuvuga ngo tuve muri Byura dushike i Kalemi. Ubona bagiye Kalemi hari abandi bagiye Buvira? Bagiye kujya i Buvira bose barabanje gushika i Kalemi. Noneho bamaze gushika i Kalemi n'ubundi indege zakomeje kuza kurasa izo mpunzi zari zahungiye hari i Kalemi. Umutekano n'ubundi utameze neza utanizewe. Abasirikare n'ubundi bahita bavuga ati n'ubundi mugomba kwambuka mukareba i Buvira. Bahita bazana amabato hari ni bato y'u Burundi baza bita ngo ni Buiza n'indi ngo ni Rukuga n'amabarge atwara za nka z'abanyamurenge. Bahita bavuga ati abanyamurenge bose
bambuke niko abanyamurenge bose bisanze bambutse bavuye mu butaka rero bwa shaba yabo bahita baje Buvira barahaba bamwe babona Buvira nyine nimba mbega uramushasha Buvira urabananiye barazamuka kuri bene wabo bagiraga biriya ruguru nyine mu Minembwe abandi ku Ndondo gutya aho ni mwene wanyari niho musangaga abandi baravuga ati ubuzima bwa ruguru ntibo bushobora bamwe bisanga mu zira nkambi batagire mu nkambi ngira ngo yo muri za Prene hariya za Mutaruri hasenyutse bisanze za Rugombo mu Burundi bariya nibo kandi bahuriranye n'irantambara yo mu Gatumba gutyo ariko twebwe nyuma yaho aho ngaho twageze umwaka umwe gusa Buvira kuko papi we ntiyigeze yambukana n'inka ziwe yahise asigara Kalemi umunyamurenge wenyine gusa n'inka ziwe iwe ntigeze ahunga yasigaranye n'undi mu papa baza bita ngo ni Bukomokomo wabatura nibo basigaranye ubwo agize umwaka umwe yahise avuga tumve musubireyo twahise dusubira rero Kalemi dusanga na amahoro ya Nyagasani bya bindi by'intambara byararangiye amahoro ni yose inzira ni nyabagendwa abasirikare bahakoraga icyo gihe yari LCD abanyarwanda nibo bari bategetse Kalemi ushobora kugenda 24/24 tawo gutunza urutoki turagenda nyine bari dukomereza ubuzima bwacu twaje kuhava Kalemi 2004 twegwe mwacu kuvuga ngo natwe tuvuge ngo turahunze nuvuga ngo mwe mwarahunze muhita musubira muongera musubira Kalemi twamaduka abari nayo mutura turatura turiga amashuri ya bigeze 2004 intambara ya Mutebutsi yabereye Bukavu yamikomeza irazi Buvira yinjira mpaka na Kalemi abakongomani barasara abakongomani n'abasazi baravuga tumve aba banyarwanda nabo bagomba kutuvira ahangaha atari uko kubica no kubica nicyo genza nibuka none nimba ari ugukunda ifaranga kandi nari umwana mutoya cyane kuko njya nibuka twahunze ndi mu wa 4 wa primaire Kalemi icyo gihe 2004 no hari ahantu twacuruzaga amata nibuka ko aho hantu hari amadeni twari twahasize dukuru tunka tubiri kandi icyo gihe amafaranga yarafite agaciro noneho mpita mbwira mukuru wanje ati wagifu wowe ntidusigara amafaranga wowe tumanuke tubaze tuje kwivuza ayo ndairande vuye gufata amafaranga uwo munsi none wowe manuka tugende tuje gufata ayo mafaranga tuboneka kumenya uko duhunga ariko duhunga dufite amafaranga nanje tariko umwana nuko zikundi faranga gutya ndamubwira tariko simundi turahunga ndakubwe ko duhunga tugenda tuje gufata amafaranga kugira ngo uriya muntu nawe atoyacikana akitirirwa ngo n'intambara ndamuhata mbona nawe aremeye turamanuka aho ni nkaho hari centre nyine ya Kalemi nyine yakorerwamo ibikorwa byinshi cyane turagenda we na mukuru wawe aho hantu yari umuntu ugicuruza amata ya Iguro no nyine muri ntuzi noneho abantu bakamushira amata we akayagurisha nyine muri akayatengeneza yakayakora none ubwo mpita mubwira turagenda yari umupfurero tugishika hita tubwira tari kwa babana bakanaka mwokagira imana muje kugira gutya mwende mamubona ibyabaye muri abasazi tumve nyabona doze nyine amafaranga niyo twari tuje guca Dezo undi yamugumiriya ibi bintu byaba nk'ibihoha mukabona kumanuka mukaza gufata amafaranga yanyu muri shora kupfa ku rupfu hejuru y'udufaranga tudafatika mukuru wanjye ati naka kana kabaye nkagasaze kubijanye n'ifaranga none nyabuna tubabarire oya duhereza ati ndayabahereza ariko subundi muracyakiye reba abantu barimo bararirimba ngo leo njo leo siku yakuwa baruande leo bafite bamwe uduhini abandi bafite ibiti abandi bafite imipanga umva umusururu w'abasore batagira ko bangana niko babagenda bamiriza araturungurukije noneho akaba yari afite umukobwa w'umushabiye nyine wazira za Kalemi umupfurero ahita yigira insazete bundi se wowe ko wabisaba abanyarwanda ahangaha kandi uko yari umumama usanzwe tuziranye ntacyo ati kwanza basore kandi nutabasora nawe ndakurega kuri bari abantu ari wowe batangirira kuko wahisha abanyarwanda ndatababanura baziziki abana bahora batugemurira amata nta n'ikibazo bafite abantu bose barabazi gusa ugiye kubasekera atumve atera indura ate noneho hahita asohoka ngo agiye guhamagara babana kwa kundi asohotse umugabo yahita aducisha mu muryango w'inyuma ahita atubwira umugabo uwo mupfurero noneho wa mugore niwe wigize insazi w'umushabi uwo umukorera umugore wiwe bashakanye
umugabo niwe wari umupfurero. Icyo gihe abapfurero bari bakigira umuco nyine bo batarazana riravangura. Noneho hari no kuntu bari babaga kalime tibari bagirira mind yahariya yabara abapfurero b'ubuvira. Nuko noneho ahita avuga ati sinobona aho babica kandi ari njyewe mwaziye. None gane muce muno n'umuryango w'inyuma muri uburyo muzamuka mukama mukomeza mugaca mu dukartie mukagenda. Nimba nabica babicira handi atari muno mu nzu yanje. Tugisoka gucya dukubitana n'undi mugabo w'umunyamurenge kibaramutera amabuye bamukomerekeje Umwami Imana yanje. Aho hanze. Noneho undi mugabo nawe umupfurero yamaza atwigeza mu ka pharmacy kiwe. Yamadukingirana arasohoka aravuga mucicika mwege ndaza nje nyine gende buze kubakingurira nimba ari sanga pemwe muguma aho ngaho. Mukuru wanje turabonye ibintu wankwegeye. Akana ko kunda amafaranga gaga noneho ayo mafaranga yargiye cyangwa naturokore bakaba yabahaye yahise duhereza yose. Noneho twege niyo ntambara twahunze papa mama nta wari uhari. Umusaza wanjye rero mutwaye kubitara ahantu. Noneho turi kumwe gusa na papa kandi umuntu twari dufite mukuru mwacuga w'inkumi nubona nashoreye kuja kuyishuza. Abandi nyine ni bakuru wanjye ariko bari bato barasha nyine bakuru benshi bari barashatswe. Umukobwa twari dufite mu nzu mukuru nyine nk'umugore nuwo twatwahe nuwo nakurikiraga iyo none umunyabwo bibi aho nakarumuna kacu kabucira nyine. Nabo nibo twari turi kumwe na musaza wanjye yarafite umugore ariko bose bari iyo ngiyo aho twabasizege muhira. Kandi nta kuntu bari bumanuka ngo baza kudushaka ariko bamenya ko iyo mwagiye bari babizi. Papa urumva yahisaza arabazaga ese bakana akabagiye tumve yamubwiye ngo baje kujuza aje kwishyuza ifaranga none niyo bagiye atarwa uyu mwana uko zamugira gute ifaranga honyine azazirira ntabona ibyabaye. No kurumva nti bari bafite uburyo bwo kuza kudushaka kuko inzira zose bari bazifunze. Noneho rero duhita tuguma muri ya pharmacy tuyicaramo kugeza saa moya nyine akagoroba gatangiye kugorobya rwa rusaku ahita dusohora ati musohoke rero mbaherekeze. Wa mupfurero yarabazi yaratuzi twarabana bazwa aho ngaho urumva twege urumva niho twakuriye kandi nta bandi banyamurenge bari bahaba ico gihe. Abahazaga bari nk'abapapa b'abacuruzi baje gucuruza inka zabo gutyo. Naho ubundi abana b'abanyamurenge bari bazwa aho ngaho bagira urugo bari twebwe. N'abantu bazaga kugura nyine n'amata cyane cyane ni iwacu bashikiraga kuko nta bandi bantu bari bafite inka aho ngaho. Yaratuzi atavuga ati rero ubu bibaye ibihoha nimusohoke mbaherekeze ndebe uburyo biza kugenda. Aradusora kwa kunda dusoye naho aho hantu twari turi hari hatuye urundi rugo rw'umunyamurenge nyine nawe duhita dukubitana fashe abana biwe nawe karazamuka gasanga aho abanyamurenge bose bagiye. Ahita avuga ati aha mugize Imana nimuhita mwambatana n'uyu mu mama mwese mujane. Twari ko tugenda amasigamana aho hantu ijoro ryose turagenda nyine turabasanga abantu bose bigomesa ahantu nyine hamwe. Hari abasirikare b'abanyamurenge nyine bahise bavuga tumve nta kurara hano kuko ejo nituharara bazakora itsembatsemba ry'umunyamurenge wese. None iri joro turahita tukandagira twerekeza inzira ya za Misisi. Ubwo nyine twahise tugera mu rugo papa ate bana baje muracyari bazima ariko uko gukunda ifaranga nizo dufite sizi ngo turazikoresha kimwe kumaraje kwishora muri rantambara abanijega bataha imfana ati uyu muntu ni wagiye niwe nyine bayazana. Nuko duhita tugenda twese nyine tuva aho ngaho n'ubundi twari turi mu ngo zacu tugenda ahantu nyine habaye ijya rusange y'abanyamurenge bose. Noneho bahita barara bari stand by ngira abantu bose basangiye ahantu hamwe nyine bararya vuba bareba ko abantu nyine abakongomani bose bamaze nko kuryama ya masaha ya saa saba gutyo twamadupaso. Abanyamurenge nta gusiga inka bose n'inka zabo niko zazigenda zabira mana yanje. Turagenda urugendo tugeze ahantu Monisco yari ihari izidukurikiye. Yaravuga
baravuga ati rwose nimugaruke ni amahoro nta bantu bari bubice. Ubwo se barabica twebwe turi aho ngaho? Noneho hariho abandi banyamurenge bo batamenye ko twapasuwe, bari batuye mu kandi karere, nabo bahita bigomeka ab'abakongomani, noneho bamenya ko twege twapasuwe, bahita baje gutera babandi batuye muri ka karere kandi. Noneho bahita baza gusaba ubufasha muri Monisco. Monisco irabakira, noneho baravuga ati nubwo mutwakiriye hariho abacu bapasuwe kandi ntituzi ngo barashika amahoro, nimubakurikira muje kubagarura nabo mubinjiza hano mu kigo cya Monisco. Bahita baza. Twari twiyaminiye ko twari dufite ingabo zidushoreza abanyamurenge kandi zatwaye nyine ibikoresho byose. N'abahungu bose abasivile buri umwe wese ari gufata iki imbunda. Abo bacururizayo. Bari abacururizayo n'abandi cyo urumva ico gihe cya 2000 byatangiye gutangira nko muri 2003 gutya. Abanyamurenge baratangira baragaruka, bamwe ubuzima nyine bwananiwe nko mu nkambi n'abagiye ruguru. Baratangira baragaruka. Ico gihe hari hamaze kuba nyine ingo nyinshi z'abanyamurenge. Urumva nyine nabo bahita bavuga ati rero kugenda no kugenda. Ubwo nyine urumva twese twafatanye urugenzi icyarimwe. Monisco giza ije dukurikiye. Kwa kundi dukurikiye twama tuvuga tumve ntabwo tweka twosubira ngo ejo kudushinja twibonera, ahubwo mwebwe banze bakongomana sinzi byo babahaye kugira ngo mubadushikirize mu maboko yabo. Babasirikare bamavuga ngo nta rugo na rumwe rusubira inyuma, ahubwo turapfa tugenda imbere. Monisco ringinga abasirikare barabananira. Basubiraga baje gukorera uburinzi babandi baririya mu kigo cyabo. Twege twama tugenda ariko bahabagwana inzira yose. Noneho hari ukuntu basigaga ingabo zimwe inyuma izindi imbere, kuko naho twari ko tugenda muri bamayimayi n'inzira ije za Misisi niyo tuzoca kugira ngo tuzahuruke nimba ari mu Minembwe. Urumva iro muhanda wose n'uw'ababembe. Inyuma naho dusize naho ni mu bandi banzi. Urumva twari hagati ya bose. Noneho bafata ingabo zimwe zigwana ziri imbere n'izindi ngabo zigwana ziri inyuma. Abantu bakagendera hagati bagafata nk'ibipe nka bibiri by'inka bigendera imbere y'abantu, bagafata ibindi bipe nka bingahe by'inka nabyo bakabisiga inyuma hagati ya bya nani z'inka hakabona kugendera abantu. Nuko ariko twagendaga umfa inka zirasigara ku bwinshi mana yanje, ariko Imana iradufasha muri ubwo rugenzi nta muntu n'umwe wahakomerekeye cyangwa ngo hapfira asiga ubuzima. Twageze gusa ahantu hamwe njya nibuka habaye amasasu menshi baza bita ngo ni Rurimba. Yesu umwami Imana yanje. None nk'ahantu mu Kadego hatari umusozi nta giti ntaki, ni mu Gaharamu ko ni bari mu Gaki nyine ahantu hari kurangizika. Barimo baratubona neza nyine amasuku yandi. N'intera hamwe zari ahantu ku musozi bita ngo ni Korokoro. Batwitegeye neza baba batureba. Noneho hari ahantu twashitse twambuka kuzi. Noneho kakuzi dushitsemo abantu bari banyotewe bashonje. Umve nta kurya nta kugira gute. Dushitse muri kakuzi abantu baraguye mwuma n'ubushika woga, naho ko turimo turoga abamayimayi n'intera hamwe bari hepfo baba turangiza uburyo tubatumwa amazi. Baratureka baturasa, barareka igipe c'inka kimwe kirambuka, barareka abantu baroga baramwa n'amazi. Mashukaza ukora ivyo ushaka byose. Abantu bose mutababonye, twe tutababonye ariko batubonye turambuka twese. Igipe cyakindi c'inyuma rero kiza inyuma y'abantu kigeze ngo cinjire muri rwa ruzi. Yesu umwami Imana, dore ngo araba kuraswa. Bararasa ariko nyine kureba kuko abanyamurenge bazi ko mwatambutse mwebwe. Tweke twatambutse twumvaga agahorero kabaye k'amasasu. Noneho abantu b'abasirikare bahamagara babandi batambutse imbere ati muze mudutabare twaguye muri ambushi. Noneho nyine urumva bari bahunze deja, abanyamurenge benshi bari bakuriye Kareme, nibo bari bakuriye ibintu byose by'imbunde iki n'amafaranga nyine. Bahita baza barabafasha nyine baragwana inka ariko nyinshi naho zasigariye. Bahita nyine intera hamwe zinyaga inka, izindi zisigaye nyine duhita tuzikomezanya nazo turagenda. Zirya zagiye imbere na ndetse no muri za zindi zisigaye inyuma igize nyine nayo amanyamiga ahita yiruka nk'isanga za zindi ziri imbere kabirokotse gutyo. Za zindi zitambitse nazo zikaba zisigariye aho ngaho. Nuko duhita tugenda nyine
naba basirikare nta numwe wakomeretse nta numwe nyine wasize ubuzima bwiwe. Turagenda tuvuye aho ngaho irurimba naho twarasiwe. Dushika ku musozi wa Korokoro. Ariko njya nibuka aho hantu hari abagore bahabisari n'uwo munsi tuvi Kalemi. Uwo muramukazi wanje yari yabyaye ntabyo kuvuga ngo uwo munsi ubwo yabyaye turabanza dusibye urugenzi. Bama mufata bwo ari umuvyeyi n'akabebe. Undi nawe abyarira mu nzira. Abo gusukaga indabo ntukavuge ni ku mwanya ku wundi bari kubasuka amada nta bintu byinshi. Turakomeza nyine turagenda tuzamuka umusozi wa Korokoro. Tuza nyine kugera imirimba turava tugera mu Banyamurenge ahantu baza bita nimba ari mu Rugezi. Twisangaga noneho ingabo za Masunzu zahise ziza kudutega. Ziza kudutega nyine bahita batwakira bahamagara n'abantu nyine abagore b'Abanyamurenge bari baje kudutega bamenye kuko nyine Abanyamurenge b'Ikalemi bahunze. Dusanga batubagiye batetse. Urumva nyine barishima kuko natwe dubita twumva kuko twageze mu rugo ariko byari wari urugeze nka rumwe rw'abana ba Israel. Ubwo mwagiye nk'iminsi ngana gute? Twagiye naho ibyumweru bitatu. Ibyumweru bitatu. Twagiye naho ibyumweru bitatu kugira ngo dushike mu Minembwe. Washitse umeze nka gute? Nk'agapfu. Ta myenda takimumva imyenda yose bariko barasugambira kukuramo niyo wari wambaye kugira ngo wisigaho kumva nawe yakuremerereye. Nazafaranga zawe umva ifaranga zutukavuga sinigeze menya ngo zasiga ahubwo uvuga ngo inyani bukari umusirikare umwe ntabwo ndi bumuvuge bari bahunganya ifaranga zabo bari bahunganya amafra bahungana n'amadolari. Noneho akaba afite akantu kameze nk'aka diplomate bene kano gatoya guke karimo amadolari. Noneho agahaye umusirikare wiwe mu escort. Nimba mu escort yari afite indugumba byinshi kujya baza bikorera. Akaba afite nakakandi abagahaye undi muhungu w'umunyamurenge nawe. Noneho umuhungu w'umunyamurenge agatwara avuga atari ko akakantu ko kanduije n'ibyanye nabitwaye. Uyu musirikare akaba yanyikoreje akakana kandi aramubwira ati mvesha ukibesha utakano kantu urasiga ubuzima bwawe uraramuka utishwe na Mayima ariko wenda kuyicira. Aramubwira ni ati harimo amafaranga ya fandi. Umva twari dushore njyewe sinakundaga gusigara inyuma. Umva advance pata yaratangiraga gutyo umva igeze ngene ko abantu Banyamurenge bagendaga ku murongo kabona barahita batuma bandasa. Umusirikare bajya ba advance pata bahakura karenge kabokere nanjye ngabanda kahashinze. Sinite ngo ndi kuri bene wacu maze mbakurikira ibyanje byose nataye ndi gutyo. Wa mungu nawe mbona bamusingeje kaka kandi ahita amubwira ngo harimo amafaranga ngo urara muko yataye ndakwirasira njenyine. Wa mungu angangana nakagasakoshi umva amasasi coge yabaye rurimba menshi n'uwari wavuze ngo reka yihanganire wa muzigo we yarafite w'amahuzu y'imateraye abenshi naho babitariye. Wa mungu nawe ahita avuga atari kose ko bavuze nk'umuntu harimo amafaranga mbona aragakubise gutya kuyibuye akuramo ibriki rimwe nyine y'amadolari ariko rifungishije turatwe elastique. Ahita avuga ati ubundi akakatinde jewe buriya ntabwo ngomeze jya n'uyu muruho yakanjugunye. Hakuye umuhungu afite ubwenge buzima cyane ajugunye amafaranga kandi amafaranga angana gutya tuyiwe tabwenga kigira ntanazi n'ivyarimo umva ko nari umwana mutoya niba ariko nje narakuriye abavyeyi banje ari abacuruzi mbona uburyo bazana amafaranga mu rugo ari amadolari nari nyazi ari amafra nari nyazi. Bita mvuga tuyiwe ntazi n'ivyarimo ahubwo uje gupfafana n'ivyiwe yerekeye gusa namuvuga kama mbaya barandasa ariko nafashe karakasa. Iwe yahunze kubera intambara ataye amafaranga. Umva hari amabombe bene yandi ukagira ngo ni ingoma ziri kuvuga ngo agati bure gukisima ndakarekere na kandi sinagira uwo mbwira ndavuga tangaha biraza ndabizi biraza kuzana akajagara umusirikare. Iwe yarazi ibyarimo yabwiye gusa ikintu kitafite amatwi ariko akagasakoshi usanga zakunda biraza kuzana agasakozo ningira uwo mbibwira nanje bwaje ndanyagwa kandi ari je wayaruhiye nige yari gutakana ngiye reka ndijyameho. Aho umva nari mfite vision ngavuga ati buriya na papa disi
bamunyaze na ziranka nanagirisha nagaruka natubira ko n'amafaranga asatuma kuramo izindi nuko urayatwara bitanyatwara noneho cyakoze nuko nari nkiri umwana amafaranga ari menshi icyo gihe ari gukora ibintu byinshi cyane noneho tugeze ahantu nyine korokoro twarenze wa musozi akajagari kaya amafaranga gasasa kaba karabaye induru kubari babasirikare wewe sha amafaranga ari hehe undi tifande gose urabona kuko narushe imisigo yari yambanye myinshi nyihereza umuhungu runaka reka njye kumureba haraje wa muhungu ati gitangaza nibagwira bari kurasa ya masasu hama nkikorerana n'agasakoshi ndazi ngo kari mwiki nahise ntakarira ngataha handi nimusubira inyuma gukaja kugacaka nagatari hajya bari ko barasira cyane wa muhungu bamushize chini ya ulinzi aturakubitwiza sagutse muri Yesu murasubira inyuma muje gushaka amafaranga noneho wa muhungu numva uburyo batangiye kumukubita nano ngahita mvuga ati data waje nta nubwo mubwiye ngo ni mumureke nta nundi wari uzi ko ufite ya mafaranga ko yaje namwacu nta muntu numwe wari ubizi kandi ngahita mvuga tumve ndarijyama niba bashaka baguhonde simbivugaga nimbivuga barahita bayanyaka kandi rije wayazamukanye umusozi utagira uko ungana anje ndijyameho n'ikitekere bakomeza baguhonde baramukubise noneho wa musirikare we noneho ni wakubiswe nabi cyane arakubitwa senyewe batangira gusopa abantu babasaka ngese ubwo bari kuntekereza ngo baraza kunsaka nibyo amadolari n'indi bari kubintekerezaho cyangwa n'ifaranga ryose nta n'uwo ari kumenya kuko ndifite mbihorera gusa nyine babona ko abantu bose nta mafaranga bafite barayabuze nuko ku kazi mwijoro hageze negeraga cyangwa ifuga mukuru wanje hatumve wowe urya mwajanye kandi kawe mama gata undi papi we twabaga turi kumwe nawe akanya gatoya yazanye nakadukubitaho gusa amaso papa wawe agasakagenda yadushinze umusaza wacu wari bafite umugore wabyariye aho ngaho kandi nkabona simbibwira uriya musaza wanje uri amaze kugira urugo rwe ruri pembe nuri yawe nta makuru menshi ndi mumuhe akambwira uyu nguyu niwe mama dufite aha ngaha dore kugira umunwa dore kugira umuntu urabona amafaranga bakubita barabata njye uyibitseho nayazanye uri umusazi cyangwa uwo mukuru wanjye ni inyangamugaye n'umwana mwiza wito ni imfuraga z'ibwami igenda n'amaguru yombi neza turi umusazi cyangwa ndabwira ubwira ese ukundi kwanza ukunda ifaranga wo muri iyi myaka yawe ukunda ifaranga gutya gute eme utumye bakubita abantu b'abandi ufite izo faranga ngira umurone ziruhije none ako kari mu wawe uzamura nakari mu buhe bwo ngihumura tutaragira amawiri matatu tuvugana sinapfa ngo bazisubije kwa bene nyiraso noneho mana yanjye gitangaza hakuye ukagira ubwenge cyangwa ndabona ko ntakantu nakamwe twawurukanye tuzashikiriya tukiyondora nana mvita mvuga reka ndindire papa iwe yizire papa uko ambwira nuko nyine niwe niko mbigenza nawe uyiwe nawe ntamenye isi byabigwana n'ikindi karaza niki Kristo cicanga bataye ifaranga urazirokora none karavuga ngo zisubize bene nyirazo ko zari zatakaye n'ubundi noneho gapapa araje taramushitse amakuru kera niba wari bagiye kundega muziki hano habaye akavuyo habaye akajagari k'amafaranga yabuze y'umusirikare runaka none ayo mafaranga urebe ukweme yataye ibintu byose agana n'aya mafaranga amafaranga sagenda gute mwana wanje ati n'amafaranga y'umusirikare kandi ngo n'amadolari nanje ubwanje aje kuyambwira ubu nyine kuko ari we uyufite papa tizana ko gasakoshi mwana wanje ndebe papa sanga ni umuzigo w'amafaranga atagirwa ngana papa nawe noneho mbona agizega nawe kinyabufuru ati mwana wanje urabona tukoze ukunda amafaranga uwo mwana muto mbatangira kunyibutsa urabona kandi yayandi niyo yaratumye mugiye gusiga ubuzima tugiye kubasigiriya none kandi amafaranga kuratuma abantu babakubita kandi wibitse ifaranga z'abandi
ati noneho rero ubwo ari uko muje muzanye ikinyamurenge murangajije n'ubufura bwinshi mureke nkore mu briki ryanje rimwe kandi tukazashikiriye tugera ta muntu ushaka ko zanyiyambaza kuri zifaranga sinaziruhiye gusa papa ariko n'uburenganzira bwawe n'ubundi kuko urumva bari bayataye ariko ayandi yose mwana wanje genda uyabashire bankuyemo ibriki umva kandi ryabaga rifunze mu $100 inoti y'ijana ipeseri nyine ibriki ni kangahe goko yari amafaranga menshi ico gihe none nka yarimo nk'ibihumbi none nk'ijana cyangwa nka birengaho by'idolari mbese hafunze mu inoti y'ijana akabriki kangana gukira bari amafaranga menshi bandagafashe no kumufuko namangendaga kwa wa mukoronere tibwana jewe umusirikare wawe ko njya twaraza dushorerana barashe mbona aravuze ati abwira wa muhungu mwakubise ati munarimwe amafaranga abariho yijani papa uko arashize ijisho murebe uko nyashitsaga wamugenda ushitse ayo mafaranga naje gandagiye ati none ga amafaranga wa muhungu amaze kubibwira umva nahise menya kuko harimo amafaranga amubwiye ngo ayarinde neza wandi nawe barashe gusikompora rimwe rya mbere abarakarekuye arakarekura nawe afite nk'umuzigo yakuyemo gani mba muduwane mo twembe agikuramo arariswara none nanje nk'amaguru ganakoreye ganabwiye abiwacu ngo tuyafate nanone n'ubundi yari yatawe banyangiye ngo mpaka njya gusubiza nanje ngambonye ntokorera mu busaga nanje natwaye mu irindi muri mukoronera kandi bakareba imyaka yanjye mfite akareba n'ukuntu nabikoze bikasaka kantu ko nguko wa mwana ni wowe wayazanye ati neza nije wayazanye wari ufite vision ye namvaga ko inka zacu zose zanyuzwe papa nidushikiriye atazobura uko yogura mu sindika yamavuga ngo ntwari kazi ataye amafaranga mana yanje yaraye aba basirikare bose uhabona ahanga yari kuzabahemba none kira gipfu cy'abasirikare kiragiye ati nshaka tumutuke kandi tumugira uko ugira ngaye kandi ari yayo nubwo onyica ukongera ukazuka ari yayo sinyaguhereza aturetse nari yangiye kukongeraho ayandi kuba wagize ubutwari kazi ukayazana ahubwo ndaguhebye igitangaza iso nindi ndamumubwiye yamagenda nguze ngo uyu mwana wawe ugende umufate n'amaboko yombi abiri afite ubwenge budasanzwe urumva yari yateganyije kera ubuzima bwanyu bw'ejo nimushika karabona ko ihungabana ry'ibintu hano ryabaye irindi atumve kandi kuba yayazirikanya kumva ko ahubwo arayapfana ntayata umusirikare uzi nyine ordre azi n'agaciro kayo yayataye aho nundi muhungu muruta nawe bayashinze nawe akumva yota n'amafaranga yose ngana gucyo umwana wawe ntayata tigenda umukomereho kabisa ahita afata nimba ari izindi dolari nabonye akuramo nk'andi makaratasi nka 5 gutyo atayanga noneho hariya rero uzayaheze so ariko aya yawe noshika uzakuba mugenda bakuguriremo imyendoro umwana mwiza cyane turakoze cyane ayo faranga bancitse gutyo nyakirana n'umubabaro ngiye numvaga ko turi buyagabanira hagati na hagati abasigaranye amafaranga yose ngiye ntwaragayo ngayo turagenda nyine turashika urumva ariko aya mafaranga bari kwavuga yaradufashije ndabigutuye ayo mwasigaranye ayo twasigaranye yandi wari wanze ati nubwo munyice se nyasubi umva papa yarishumbushijemo natwe turikenuramwo mu bindi nyine ibintu bigenda neza twe ntitwigeze tumenywa nkaho twahunze twarahahaga ibintu biri umve smart cyane ariko mana we nuko wisanze nuterero hehe hano hano uri ahanga hano nahisanze mu mwaba w'ubuhunzi nahisanze mu mwaba w'ubuhunzi ariko buri private bwanjye nje ntabwo nahunze intambara ino y'amasasu intambara ni nyinshi wowe wahunze iki ibindi bibazo byanjye nyine byari binafsi ibibazo nyabaki kandi wari ufite amafaranga ayahese kandi ayo ngayo gose ya 2004 urumva ko nari nkiyafite nje nageze hano 2020 2020
noneho ruwejo bundi muri corona ya nashitse ahangaha mu kwezi kwa kabiri tuzi ko corona yatangiye mu kwa gatatu ku itariki 15 urumva nibwo yansanze ahangaha nkiri umushitsi uhunze iki ni nk'ibibazo byari byambanye byinshi kuntu bitewe n'akazi nakoraga noneho mfite mvuga ngo reka nze gupumuzikira Nairobi. Wakoraga iki? Nakoraga akazi ko gucuruza inka. Ko gucuruza inka? Noneho hamwana nakundaga ifaranga. Mfite kageze. Zaragukurikiye? Zarankurikiye pe. Uko wacuruje inka? Inka? Inka pe. Wowe? Aho? Nyine narazicurujije. Kazikura iwacu Murenge ahantu bita mu Minembwe mu masoko atandukanye. Naziranguriraga ahantu mu isoko yo mu Gatanu ko mu Minembwe no mu kazi rimwe ko mu Mibunda ahantu nimba ari kwitara. Ya n'izindi nkura mu nzira za Mirimba gucya mpamanuka direct. Kazijana i Kinshasa. Ugashorera inka ikava i Murenge igaruka i Kinshasa? N'amaguru. Gute? Zigashorerwa nyine kujya inka bazishorera. Ibirometero hafi 2000. 3000. Mukagira amezi 3 mu nzira. Mushoreye inka? Ibirometero 3000. 2100 ni ku ndege. Noneho wewe ni ku ndege ni ku modoka? Ku maguru gushorebwa si nka washira mu modoka. Noneho mwebwe mwashoreye? 3000 neza. Mbaka. Amezi 3 agashira kwezi kwa mwisho neza muza mwama kwinjirira Kinshasa. Warufite iyihe connection kugira ngo ukore ibyo? Ubundi ko numva hari ubuzima buri aho hagati wawe usize utubwira bwatumye ugera kuri ico kigero cyo kuvuga ngo wagurishije inka wazijanye i Kinshasa. Ya noneho njyewe na bega hari ukuntu umuntu azagira impano yiwe. Numvaga impano yanjye nyine hari gushaka ifaranga. Nubwo nazikundaga nazikorera. Nyine nakuze bisanzwe ndiga ndarangiza. Urumva twebwe muri iyo ntambara yabaye ya 2004. Twagize umwaka umwe ruguru ubuzima bwaho buratunanira. Duhita dusubira i Kalemi intambara imaze nko kurangira. Mwongera gusubira? Abanyamurenge benshi baratangira baragaruka ubuzima kandi burakomeza. Mwongeye gusubira i Kalemi? N'ubu baratuye umve ibyaho n'uyu munsi bikama bishuha undi munsi kandi bwaca bikama bicicika. N'ubu wanyu niyo baba? Oya ubu nyine bo barahanga ariko hari wabandi mukuru wanje ni yatuye i Kalemi urugo gwiwe na musaza wanje n'abandi banyamurenge barahatuye benshi n'inka zabo n'ubucuruzi bundi busanzwe burakomeje. Ya ubwo twe twasubiye Kalemi bita ntangira ishuri nyine ndiga primaire ndarangiza niga secondaire ariko navuye ruguru ubwo ngubwo ndangije uwa mbere wa secondaire bita njya gukomerezayo uwa kabiri. Ndiga mu wa kabiri paka secondaire ndayirangiza na université. Noneho ndangije nja nibwira imitwe yo kujya gushaka akazi Kinshasa. Bita ngenda ariko ka kazi gahwanye n'ibyo nigiye sinakabona. Maze kukabura kubera nyine umuntu agenda avugana n'abantu ugenda uhurirana n'amakonesansi atandukanye. Muri ya connaissance imwe ihita imburansha muri Etat Major General. Itimbwira ati hari akazi ako katara kuba umusirikare ugakora nka perisi civile ugakora nk'umusivile ari gukorana n'abasirikare ugakora nka protocole ugakora nka secrétaire particulier w'umu general runaka cyangwa nka colonel runaka ufite ofisiye. Nuko ubwo noneho njyewe mba mbona akazi aho ngaho nyine muri Etat Major General ariko nka protocole wa chef d'Etat Major nyine wa gisirikare. Chef d'Etat Major wari witwa Didier Tumba. Ubwo mubera protocole za gutya. Papa nangayi wana nalinga kai makasi. Respect mukonzi. Ya mve. Uwo mu papa twabanye neza kandi. Uwa protocole wiwe. Ya
protocol ahubwo none hasanze n'abandi b'abakongomani wahita nyigiza umwana wo kwibera ineza umwana wiwe ajyana mu rugo wiwe yagiraga abagore biwe babiri bose arabanyereka aravuga tumve mubana mbara n'uyu nawe muza mumushiramo nk'umwana wiwe nubwo akora akazi nyine ariko hano mu rugo azaza nk'umwana mu nzu byageze n'ahanyinginga ngo nzajye kuba nzahitemo muri abo bagore biwe aho noja kuba ndamubwira ati reka da Jesse nabaho ngaha nzaba nyine ahantu nyine njyenyine ariko nzaza kubasura nyine nko mu rugo ya ndahakora turakorana nyine n'uwo mupapa antake mokonji chef MG turakorana nawe noneho rero ubwo M23 icyo gihe 2013 yari itsinze na rura rugamba rwa nyine M23 yari irangiye FARDC isa n'iyitsinze noneho ukuntu njye nahoze mu buzima bwanjye nahoze ndi sharp cyane umva ndi umuntu wita usabana n'umuntu aho direct ndi umuntu udakomplika ubuzima cyane umuntu wese aho ngaho mbega duhuye ubwa mbere ugira ngo tuba tumaranye nk'iminsi nyine myinshi tuziranye aho ngaho muri leta major general bakabona ndi umusociable nyine uhita umenya créer connaissance vuba none icyo gihe haza umufisa nyine w'umunyamurenge azana n'ingabo ziwe Kinshasa nikaho wari ukuriye rura rugamba nyine rwa M23 ariko ari muri FARDC nyine baza nyine Kinshasa nimba bari babamise nimba bari baje nko kubashimira Kabila ariko bahurirana na wa munsi wa independence mu kwezi kwa gatandatu le 30 juin noneho rero urumva bari yari afite abana b'abasirikare bakiri batoya bagifite zira mind z'inyeshamba y'ikibintu byinshi bahita bamubwira ati yari muri leta yari muri leta urumva ariko nubwo yari ari muri leta benshi biwo zirangabo ziyo yagiraga n'ingabo zari zaragiye ziva muri bagumino muri baki nubwo yaje kugira amaescoti yiwe yari yabavanyije nyine muri zirantambara nyine z'inyeshamba kwa batazi gisirikare nyagisirikare ubwo urumva bitabihurirana n'ibyo bahita babinjiza nabo mu bandi barababwira ngo bagomba kwitoza uburyo bazakora nabo defile nk'abandi basirikare nyine bisanzwe nk'ingabo nyine za leta ninde uwo nguwo urumva ni umuofise nyine w'umunyamurenge wari ufite izo ngabo nyine abo maescote y'abanyamurenge noneho gusa sinshaka kumuvuga hano gusa kuri kamera urumvaga deja ko nakoraga muri leta major generale bahita avuga ati kubera ko M23 itagwanye n'ubwoko bumwe abari abasirikare bose bagwanye ba FARDC bagwanye irantambara ya M23 bagiye bava mu moko atandukanye atuye muri Kongo so hari indirimbo imwe tugiye guhimba izaririmbwa na buri bwoko izavamo buri bwoko bwiramirara nyine bwagiye bugwana irantambara ubwo aho kuri leta major general bahise bampamagara ati wewe Emerance ugomba kugenda ukadushakira abahungu batatu b'abanyamurenge ndetse n'abandi bakobwa babiri basanga nawe mukaba batatu mukazaja muri ijya ntuze yijya ndirimbo muri ijya defile bakagenda bafata abashi abafrero abakasaye abakatange mbega ramoko yose nyine atuye muri Kongo yose bagenda bayafatamo batandatu clip nyine bireneye iyo ndirimbo iza guhimbwa n'abamizisiye babiri umwe ngo ni Lady Amisi undi Juni Mumbafu n'abamizisiye ba Kinshasa abari bo bayihimba noneho rero bahita bavuga ati rero bagomba kuyigisha bari abaririmbyi bazayiririmba then bakanekorera kadansi nanjye nkaba ndi umuntu uri aho ngaho uwabuze ahantu azabyinira nyine uve muri mukunda birahiye birashushe ahangaha ninjye n'imbyino ninjye n'iyindirimbo urumva ko njye numvaga irimba usanzwe uzi kuririmba mba naririmbye mu makorari ariko sinakaririmba indirimbo z'amangarako ariko numva ntacyo biri bunyikire
kandi ntabwo ari indirimbo iri mal repite ishobora gutakaza mbega uriwe muri societe ya Kinyamurenge n'ahandi hose. Ni indirimbo y'igihugu kandi n'insinzi y'igihugu yatsinze intambara igomba kwishimirwa n'abantu bose. Umva harimo n'amakoronere menshi y'abanyamurenge amagenerale bose bari kudefira bagadefira ya ndirimbo yacu, kandi urumva cyane bumvaga ko batsinze cyane cyane irantambara bashoyemo imbaraga ari ubwoko bw'abanyamurenge n'abanyamasisi. Nuko peta ngenda rero nshusha abantu umve mwebwe dore ko muri ibipfu mugomba kuza mukaboneka muri ino ndirimbo irimo amafaranga, kandi yarimo nyine amafaranga meza, yarimo amafaranga meza, kandi n'umunyabwenge azaboneramo akazi yo kuba yobona n'akazi, kuko harimo aba basore n'abasore bari baje gushaka utuzi. Ubwo rero muzaze mugire mu performing ariko babicisha mu wundi mu generale ngo ni generale padiri. Baramubwira ati wewe Emerance kuntu tumuze agira nk'aka orugeye ntabwo ari buhita twemerera kudukorera ira service, hako no muganiriza nka musaza wiwe ukamwumvisha ko ibi bintu nta kibazo rwose arahita byumva kandi abyemere. Shira ahita amubwira ati natwe ubwacu tuzadefira. Rero ahubwo mugomba guhita mugaragaza ko nubundi ari twebwe twagwanye iki irantambara. Kuba gusa general padiri irimo kama mbaya rakanje naje gukusanya bari yabandi ndagiye mukusanyemo abo bahungu nyine nanje ndababwiye tumve nanze harimo occasion yo guhita mumenyana na bari abakuru kubujyana kwandikira recommandation ahantu runaka bitewe na kashe yiwe ukabonamo akazi. None rero muhaguruke tuje gukora, kandi harimo n'akantu abahungu barashushe baremeye, babakobwa mbateye igipindi nabo bose baremeye. Urumva Kinshasa twabagamo turi abakobwa babiri b'abanyamurenge. Mbese muri ako kazi oya uwo wundi wera ari muri business ziba ziri private. Habaga no mu madama nyine mu madama singo yari yakoraga muri OCC w'umunyamurenge. Hakaba n'undi mudamu wari ukiri mutari ki wera afite umugabo nyine n'urugo ruganga muri iyo team nyine, muri iyo team nawe ndagenda mubwiye umugabo we ntagira complication yaramwemereye kuko yumvaga ko harimo akantu ahita muohereza nawe araje n'ababahungu nyine bose turemezanyije turagiye dukora repetition. Mutangira ka dance ninde hagomba kuzatangira turareba abantu bazi kubyina nari actrice numva babonaga ko mbangutse ku bintu byose, kandi geste zose bakoze numva bafataga mukabanza mwamara kuririmba bagafata iyi groupe y'ubu bwoko bakavuga ngo mwe mwerekane dance yanyu. Iyi dance izajana n'injyana y'indirimbo iyo niyo twese tuzagendera. Bitavuga tubundi twende tugomba kugendera kuri zino njyana z'abakatanyama bagomba gukurikira injyana yacu. Noneho padiri nawe araje atumve mwana wacu wenda kwa mini genda ukore yo bwakabaga ugomba gushakisha dance na geste ijanye nyine n'indirimbo. Ibyo zo ntubisengere mu general turagiye dukoze repetition. Turaje repetition dance ya mbere turayizanye ati kira tunanira ngiye abanyamurenge ibo bazanyemwo bya bintu nyine by'umuco akati cy'abanyamurenge. Abahungu bambaye bya bikoti bya busoka n'amasapo, abanyamurenge abakobwa baravuze ngo twishweke bino bitenge gucyo nk'umukenyero dene n'igitambara. Babandi babikubitamo bakabona ntibyabigirira ijana ndabire tumwege mwazanye ibidajanye n'iriterambere ry'indirimbo mureke duhindure indi style. Ati ngahaga wewe mwigisha tuje imbere bakubiteka dance bacyakoze bose ndabashimira bari shapo. Uwo mama nyine madame singo ari wari umaze gukoraho arananirwa we tumukura muri ya clip ataza kutwikira dusigara turi batatu bahungu batatu n'abakobwa batatu. Dukoze dance neza igiye mu buryo irakunze neza na general aravuga ati we iyiyo nimwe muri baba mbere nituyikubita hariya iyi dance nizaba ngendegwaho. Noneho nyine general uwo munsi nyine chef d'état major aza gusuraga rero ya ndirimbo ihayigirwa kuzakorerwaho defile. Araza amaze gushika atangiye gutambutsa inani ya mbere iratambutse iya kabiri iya gatatu bari twego bahamagara tuge kubitana mbona chef d'état major ko yamahaguruka ati ndaye ndabwo naje reka nshari akuri repetition naje kubitaka
amaguruka nawe danse kuhinda arayikubise ahita ahagurutse n'abajenerali baje bamuherekeje n'abakoloneli mwese nyinyote kuko mbere abantu bose bakubise ya danse abana b'abakongomani n'abashapo nabo bahita binjira muri ya danse ya ritimi nyine bose barayishimira nta n'umwe wavuze ati irimo iratugora cyangwa iki bahita bagenda muri ya danse bumvaga nije wari mutangira haganije nyiri ya danse atakimenyene cyari kirimo ko wari protocole kwa chef d'état major akaba wenda yafanye kuko hariyo rwose yari yavuze ati njye mbahaye freedom n'abandi bandi b'abakongomani ibo bumva barimo bazana ibyo kunyonga kandi titwatuzana dance nk'iy'abamizisi yo kunyonga turimo turashaka injyana n'abasirikare bundi bazanagenderaho then natwe urumva bari ko umukameraman hari ukuntu yacishaga muri defile y'abantu bari kudefira igasubira ikagarura kuri baba dansere nyine baba baririmbira ya ndirimbo so ndimujyane contre n'abara basirikare n'ubwo bataza nyine akaba yona kwikoroga mu kugenda kubera injyana yanyu namwe mufite iri imbere kubera ko habareba nuko none ahita avuga tumve abari bubikore neza bikazaza bihurirana n'ira démarche ya gisirikare niyo turi kugendereho bose barayishimana babakuru bari bakuriye urumva nubwo twari turaho wari dukuriye n'ika General Padiri wari ukuriye iyo clip yacu buri bariya nabo bakagenda baravuga bafite abandi tayende ni emerance yazenye ni turi buyendereho duhita rero nyine dukora repetition umunsi turayirangiza twayikoze nk'icyumweru cyose kandi buri cyumweru buri munsi umuntu yagomba gutahana 100,000 francs congolais buri munsi repetition kandi mukarya mukamwa umwinzoga razimwa umwa soda rayimwa ukajya uko wumva ushaka ugahetse timu yose buri muntu wese buri ko tuje kuri repetition 100,000 ya magrupe yose apana yacu gusa twese icyo gihe hari inoti zidasanzwe nyine bagahita baduhereza tukagenda tuyakora nyine nk'icyumweru cyose iyo repetition iremegwa baratubwira ati rero muzaja kuyikorera hamwe n'abasirikare mu bumvisha ino ndirimbo nabo rero batangire bayitorezemo nyine bayimenyere nuko baduteguriza amabisi yo kudutwara tugenda ubwo tuhasanga nyine hariho ari amaofise yose amakoloneli amagenerali abanyamasisi abanyamurenge bari bakatanya amabandi nyine b'ubwoko bundi butandukanye aho hantu noneho dushitse abakoloneli bari bazi bo leta major ati ibintu nimba birimo emerance byo ni mushaka ntibirirwa mu bisegira ibintu byaciye turamwana ntakintu azakora ngo giferinge ni ukuvuga ngo ibintu bye byose biba biri ku murongo uko yabipanze n'abamizisiye bene nyiri ya ndirimbo baduhimbiye baranyemeraga bibaye cyane hataho kubanze wari umusitari se wari umuzisiye ubundi bisanzwe cyangwa taye nyine gusa n'ibintu bihimbamo gusa nta n'ahantu namwe nigeze ndirimbo bahita bavuga ati okay mbere yuko twege dukora defile nk'abasirikare nimanze mutambuka hariya mutubyinire na chef d'état major wa la police yari akiri Bisengimana yari araho ngaho umve yikanzwe no kutubona ari mwe kandi ari twege batangura kadansi atavuga tarakura uramwana none iwo nimbara baye gute simbizi ariko nyine ahita byishimira abona kuko dufite ira mind y'igi complication cya Kinyamurengo kuntu duhita twiadapt ubwo ngubwo umve kandi bumvaga ko nitugera muri ra masse gurirana n'abaraba wacu turahita dupotera dutangira kugira nk'isoni iki ariko basanze abana barari umwanda nta bintu byinshi umve tubakubitira ka dance abasirikare bararyoherwa bose bahita bavuga ati umve nta bintu byo kwiga ahubwo tuje muri ritime barabapanga bose baratangira nabo bamakora nyine defile bitoza nyine uwo munsi kandi nyine ni nabwo twamenye uwo mukoloneli wari uvuye nyine iriya muri este muri rantambara ya M23 yazanye n'abahungu biwe nuko noneho turangije sorry turagenda baratubwira ngo dusubireyo tuje kwitegura kandi baratubwira ati tugomba kugenda twambaye neza twikwishije imyenda tubaduza uniform twese abakobwa isa ibitenge turagenda turadodesha abahungu nabo babambika imipira n'amapataro bisa ndetse n'inkweto zisa size yawe ariko groupe yose natwe abakobwa inkweto zisa n'ibyo hejuru byose bisa groupe yose uwo munsi gale 30 juillet wana defili ba defili
iyo defile ngira ngo niyo yabaye ya mbere ni nayo yabaye ya nyuma atayendera aryoha ngiyo muri Kinshasa yose. Niyo ndirimbo niyo umve yari yarakunzwe cyane. Nyine turayidefira igenda neza baraduhemba buri muntu $500 y'idolari. $500. Numva cyari igikorwa kitaruhije kitavunanye nuko. Abenshi bahita banuboneramo na twatuzi muri babahungu. Baratubona noneho ngewe guhagararira igihugu noneho ngewe rero hahandi nakubwiye byaviriye rero kugira ngo ntangire nkore kari akazi k'inka. Noneho muri ya defile wari utaratangira gucuruza inka ntaratangira mu bagenda umukozi wa hariya muri Etat Major General. Muri ya defile haza noneho n'abasivile nabo kureba ukuntu defile irimo iragenda ariko babakiri. Noneho umwe ahita yegera yari inshuti y'umukoloneli nawe wari ufite akazi keza muri Etat Major General aragenda aramwegera ariko muri ya ntabonye ni nka harimo ubwoko butari buno nyine bw'abakongomani bakatanya mwese muri mwazanyemo n'abanyarwanda arabwira ati bariya ntabwo ari abanyarwanda bariya nibo Sevre Neurotique nibo banyamurenge uzumva ngo abanyamurenge noneho kugira ngo babamenye neza bakavuga ngo bandeko ya Bazarias Rubego kumva gusa kuri ndeko ya Zarias Rubego na Moise Nyarugabo ibintu byabaga birangiye wana ndeba ndeko ya Zarias na honorable Moise Nyarugabo. Hati rwose nababonye imve baserukiye kira gikorwa ahubwo nibo barimo bagaragara nta bandi bantu barimo bagaragara none nabo bahungu bari abasore barebare bariye neza ya dominance ya umve mana urebe mu bihumbi by'abantu turi kumwe ariko ni muri abantu batandatu niske twarimo tugaragara kandi aba basore bo none kubera uburebure bari babashize no ku mustari wanyuma ariko bikanga bakaboneka ko abo bantu barimo ahubwo bo batangira ko ngo bahamagaje abo ngo babanyamurenge abasirikare abari babashira mu barabagira ati bari bona abasivile. Noneho wa mugabo ngo ahita abwira ngo umukoloneli ati none se uriya mukobwa umva ukuntu nge namubonye mwindishije mwege mutarimo mumubonamo ndetse se yeheshisha mubonyemo ati ndabona yo mumenye ibintu bijanye na business twokorana mu kuntu atarashabutse arakerebutsemo ukuntu ati none se wazamungezaho gute wari muyobora se kugira ngo nukuri tabona muyobora umva nije uri gutangira akadasi urumva kayibora na geste mbere ko urumva yari bazaga gasabwa no ko dukoramo amageste yuko yandirimbo ivuga hani nimba hari n'abatumvira ingara ariko birebye n'ukuntu geste yayiko gwa yandirimbo baca gusobanukirwa ngo bavuze ubugukeka noneho rero bakabona nta gusobaganya kurimo bikaba cyangwa uyu no umunyamurenge niba utaziringara akamenya n'uburyo ari defanda bwo kubyo yabikoreramo na geste yayo ahita avuga turiya mukobwa namubonyemo indi sura none ndashaka uburyo wamumpuza noneho ko uwo umukoloneli yarakuriye nawe clip nawe yiwe bari bamushinze muri za zindi yahoragaza iwe akanaza kudusetsa ngaho tugatera urwenya ahita asaba nimero zanje General Padiri none harampamagara ati ninjye koloneli runaka none se nakubona gute ndamubwira ati ngenda hari arambwira ati uyu munsi na chef d'etat major aragukeneye hari abashitsi yagize wiwe ariko bavuze ngo kujya wabzinye wa munsi kuri defile bavuze ngo uze kubabyinira iwiwe mu rugo none ndavuga tatanga baese mu musicien niko babwiye ko ngiye ibintu mu mwuga twarakoze byararangiye kari akazi nose kandi bivyo kandi biteye biturutse he hati rwose tubabare atahubwo reka ngubwohereze general wenyine yumvaga ko nampereza chef d'etat major ni abzordre mokonzi ngahita nirukwanga arambwira ati mve Emerance twikomplike cyane rwose ati nabashitsi banje umve barakubonye baragukunda ati kandi wowe ahubwo nza mbona uzogera kure abandi bazahunama bari ya bene wanyu b'abanyamurenge ariko wowe none nkweretse urwego rw'amanota wagize wakunzwe ati ni ibintu bidasanzwe ndamubwira ati okay sawa ndaje ariko ngewe iyo waronyemere nkazana na ya nshuti yanjye yindi y'umunyama atoya wewe ari wowe wenyine wiyizira ndavuga ati okay mpita mfata imodoka kuko nari mpamenyereye nta bintu byinshi nahise ngenda ngere iwiwe mpasanga nyine hariho abandi bagabo nyine b'abakongomani aho ngaho abakire baje atumve mukobwa ati umva ariko irandirimbo baza ari wowe wayihimbye tingenzi guhimba sindi umuhimbyi waye ati nta bintu bizisha itabwira abasirikare babaho ngaho ati nimushiremo ndetse mushiremo n'amabafre umva ahita tubyinira ariko noneho bene ico gikoro nubwo se ndamenya ntangirira ndi nyine hati udushimishe ntugire ikibazo atahubwo kugira ngo biryohe neza reka duhaguruke
noneho chef d'état major ntiyikompurikaga atavuga ati ahubwo njyewe nanjye ndatangira akadansi dutangire rwose tubyina indirimbo twese yaradufashije bose bamahaguruka umushefu ntiyohaguruka ngo bandi basirikare bose basigara bicaye gute bose ari n'ababashitsi barahagurutse bakubisemo inani umuziki rero wayandirimbo ndababyina nta kandi kanyisha inyuma barishima nyine ubusabane burakomeza numva ko n'ubundi mu buzima busanzwe nta byisoni ngira nta kwikompurika nuko ati noneho rero hari abantu bagushaka aba ngabo nubwo babyiniye ati umve bakuzaniye amakado yawe ari private n'abariya abandi banze kuyaguhera muri bariya bagenzi bawe bitaza kuboneka nabi none wewe bakuzaniye ayawe makado ari private then hari ikindi gikorwa bifujije mwakorana ariko twebwe uburyo bakidutekererejeho twabonye kitoroha gishoboka iseke gikorwa ati wanze ufata amakado yawe reba nasanga bakoze iyo bwakaba nyine banzaniye amakado meza cyane ndishima noneho barangije ati rero twebwe nubwo twakuzaniye amakado ariko icyatuzanye cya muhimu sana turashaka ngo dukorane nawe mukorane se nanjye biki kuko ibyo nigiye ni ubucamanza mufite se kabine mushaka ko dukoranamo cyangwa se atoya ahubwo turashaka ko dukorana business wumene yacu gusa ku giti cyacu bene yihe se business ati se turi umunyamurenge ati yego ndo umunyamurenge uzi se mu Minembwe ati nyandahazi turashaka kuzaja kutugurira yinka mu mutima ku izina rya Yesu konono basubije returo village mutababanya kuje kuzane ngaho none ngamba numva muri jewe none ibyo bintu ntibabyinjira ndabanje ariko mbaha amatwi ati ugende tugurira inka uzizane kandi turashaka inka zo korora pana zo kubakwa uzagenda uzigure mu Minembwe baratubwiye ati inka z'inyaminembwe ni inka nziza zizazikomera ziyadapta ahantu hariho hose zidashobora kuvuga ngo zirapfa kubera ko zahinduye ikirere abanyakinshasa kandi urabona ko emerance hano ntanka zihaba hano turya inyama ariko zivuye este za Goma ariko ni dukora kari akazi tuzabona amata tubone formage tubonemo n'izo nyama aturumva ko akazi atari keza kandi niwe gatugashinze wowe ufite amafaranga yo kugwemba ko washikije inkano kandi ukagiraga n'amafaranga yawe wihariye kuzaza ukomandinga uko inko uzazishingira nuko nguko twebwe kandi tubizi wewe tuzaza twishura nebza tenebza okay sawa mureke ngende mbitekerezeho ejo nzabazanira igisubizo ndagiye ndatekereje ruguru ko ntahazi ntazi inzira izo nka zizocamo ninemerera abantu babandi bakamba amafaranga izi nka zizocaye kugira ngo zikandagire ikinshasa ko ntanka nimwe mu kuva twabaho yari yava mu Minembwe ngiragira ikinshasa bizagenda gute kubera ko ndi nyagafaranga ubwenge buratangiye gakwigaga mu kandi kigutangaza sintekereze ku buryo bwo guhamagara papa nkabona nimpamagara papa barahita nshintege arita avuga ati tsindwa birarura inka zirava mu Minembwe zigerekereza wa mwana wawe niwe wabibonye ubundi abanyamurenge baracuruzaga bakagira bujimayi ariko nta wari wakarenga bujimayi mbega umwisho wawo wari za bujimayi nuyu kera nambwira ibyo kunshintege nuko akazi karaba kageze gute karangenda kandi usanga abandi baragatsindira soko ko kera mbonye isoko kandi hari muri leta majoro nari ntangiye kugira deja ntangiye kwimvamo nanje gisirikare n'ingendo yanje yari tangiye kuzazina hinduka n'imikorere yanje nkumva mfitira confidence ya gisirikare shaka uburyo ahubwo nshaka no kugira gisirikare nka PMF kandi numvaga ko kubona ranka nk'umuntu wize biroro cya plus ukorana na nyiri bwite w'ingabo ukuza mutegeka bwana nishaka ko nkora iki nawe urakora no numva ko gisirikare gitangiye kujyo ariko natangira kandi kugarura bwana ko mind je y'igisirikare kandi umwana w'umunyamurenge umukobwa apresi mwacu tamusirikare ubumwe uko se kandi ngiye kumusirikare gute kakenge kandi kagasubira kakansama noneho ngo bikubitane gasasa nako kazi mbonye ndavuga biroze bishambuke birabaye rero umve jewe nakarakazi kandi ku muri leta majoro hehe nako birarangiye mbonye akazi
burakeye urumva nabo ni buri kanya niko bari kwakomeza kumpamagara tujya mukomeze utekereze ndetse nimba ari nabo uhamagara bukugira inama ziranzira uko ziba zimeze ubahamagare wowe tugira ikibazo timwege ntimugira ikibazo kandi bitekerezaho ejo ni igisubizo barampamagaye ahantu turagiye turahahuriye ati none se bafite atumve inzira ni nyabagendwa rwose inzira iragendwa ni amahoro ubwoga nicyo wababwira ntimugira ikibazo inka nzagenda nzibagurire wayibonye si inzira nta muntu urabaza njyewe navuye i Kalemi nurira indege Kalemi Kamina Bujimayi Kinshasa ndi mu ndege kandi esikare nayo kurekorera gusa ku kibuga cy'indege quelques minutes mukabademara mukagenda inzira y'amaguru ntayo nzi ubwo ndiko ndapfa gusa kwemerera ibintu gusa muri hewani ntazi habe na taburo nimwe ariko nkavuga ati nta n'umuntu wabajije nkavuga tumve nimba zazigera zikagenda zikagera Bujimayi zageje Bujimayi ni Kinshasa zizahagera rero aka kazi wari ubizi ko zazigera Bujimayi ya papa arasanzwe akora ako kazi tukibana muri byuriwe niko kari kadutunze none tugeze ni Kalemi aragakomeza n'abanyamurenge benshi b'ubucuruzi abona kubwiraga bari baraje bakora ako kazi nkabona ko bazagenda na mama yigeze gushorera inka zijana nyine muri iyo nzira nimba mama aragiye umukecuru ubwo njewe none nzagenda pagere ubwo pita babwira ati inzira ni nziza inka zogenda inka zizava mu minembwe hakwemera sinzi uvuga kweri watuanze dusubira inyuma noneho hakaba bamwe bageze na za minembwe kubera nyine abasirikare bazagenda agatambwira atariko nabonye ko ari urugenzi urishuwa kwinka izagenda n'amaguru igashika cyangwa nimba hari umuhanda utubwira twege tuzafata amakamyo twazagera ahantu tugahurirana nawe tukaza kugutega n'amakamyo tukazishiramo ariko sinzi uburyo watubwira ngo zizoshika tumve mwebwe ibyo byo mugende mu byibagirwe iby'amakamyo ntanka zigendera mu makamyo mugiye kuzica zizagenda n'amaguru zishike ikicaza timwambaye akazeti rwose urumva abo bagabo bamboneye uwo munsi kuri different ahandi handi tuziranye ikizere babampereza nuko bazi gusomoziranye general ampress na general nawe nubwo yamfashe hazi adresse yanje nabara abagabo b'abanyamurenge twabonanaga Kinshasa nukumva nyine kwa kundi ko kunyamurenge n'umwana wa kanaka nuko gusa papa yari afite izina ryiza yari umugabo uzwi watunze inka nyinshi cyane waruzwi muri Kalemi bakumva ko uyu mwana naho yapoteye afite ise nyine tufite ahantu twamubonera kandi ukuntu tumubona n'umuntu n'umushakashatsi ntabwo ari umuntu wapfa gusa nyine kuvuga ngo yakora amanyanga noneho rero batavuga ati okay none se inka iri mu gaciro kazingahe namavuga ati murashaka se inka z'ubuhe bwoko ati turashaka inyana z'amashashi uzashiremo gusa ibimasa bibiri bitandukanye wewe niwe uzahitamo ivyo bimasa kimwe ariko kizaba ari inkungu kindi cy'amahembe ariko amabara wewe wenyine niwe uzayatora kugira ngo izo nka zacu zizazigira amabara atandukanye sawa namubabwira ati nyana imwe y'inshashi mu minembwe ni $700 nibyo bimasa by'inshuke byose muri iryo beye ati sawa ubusa nabwo bashaka zinga baravuga ati rero turabanza tuguheze za test turagutestinga tuguhereze amafaranga y'inka 11 nugenda ukazihurusa zikaza zigashika Kinshasa basi soko zabo itsindiye noneho uzasubira ari amakundura yo kuzana inka zitagira uko zingana tesa indege rero ngomba kwishurirwa indege ugenda ikashitsa Goma ngomba ngafata iyindi nzangeza ibukavu rero ngafata imodoka ku buryo bwo kuja gushaka bungeri nuko papa icyo gihe akaba yari ahantu mu nkambi z'i Burundi leta n'ururukira nyine bukavu ndamanuka n'ibuvira fata imodoka mbanza kwinjira i Burundi n'amafaranga takuyashira kuri banki n'amafaranga cash ndagenda ndamutekerereza papa tarako mwana kubera kuza wigira ibintu noneho kuva twabahoje kuzumbona warandenze imyaka yanje none se nijyari wari wumva ngo umuntu yafashe inkara yicuruza ijana y'Kinshasa ampresse iranzira urayizi kiwigeze unamuhamagara mbere yuko yabanye gusa nyine nabadibutse mbabwira ngo ngeze kavimvira nyine inzira boda yo mu ya Uvira ni Bujumbura niho ngeze ndimo ndaza
nahise uvuye mvuye Kinshasa. Akazi se wari ufite muri chef d'état major kagenzi Urumvaga ka kazi ko nahise nsezera chef d'état major ndamubwira tumve mbonye akazi bene kagandi kasimusiga kandi nawe yabonaga ko nabariye mu imitwe. Yarambwiye ati we kandi we yabigizemwe n'uruhare. Aravuga ati akazi n'ubundi kagisirikare ntabwo ari keza. Kubonye kari akazi kandi karimo amafaranga. Wowe bariya nabakire karuhare Kinshasa hariho abakire bene babandi bo kugwego. Ni n'abakasa bari bacuruza za diamant n'izahabu. Ushaka kuzaza kubita nk'igihumbi. We necessaire ukure mu izaho kwanza ziri pembeni ubashigize 700 ni mu minembo. Tiragera ikintu. Tiragera mu kiro kakije. Hani mukirangutse cya Kinshasa. Ati none ga rero wewe kenda uje muri ako kazi ndaguhanguye. Ahita nanyandikira n'ikibari. Cha chef d'état major nta muntu numwe uzakwitanga munzira twatubariyeri twose twakina twakibuzaza usoma gusa no kashewe muri état major general police niwe wayiteye uzaza wamugenda kandi zinka zizaza ziri mu izina ryande ya general amuvuga tumve mpawe inzira no iri freedom naho nogera ntawo nyitanga papa gandamubwira ati mwana wanje ibi bintu n'ukuri wagiyemo sinzi ko bizakunda papa wantu ukazi ukomeza kuca umuntu intege nije wagiye kera ibintu byose narabyize bimeze neza wantu ugira ikibazo kintu ndi ugusangiye nje kukuyambaza nukuntorera iki je sinzi nka n'umuntu ko nakupfa kwemera ko takuzinka no menya ngo zitambutse ubucuke zobasha kugenda ibirometero 200 zigahuruka none tugende mu isoko kandi ahangangiye kwakura abahungu b'abashorezi b'abanyamurenge muri iyi nkambi noneho mbashaka ugiye kubakura muri iyo nkambi nabo bazagushorerera baratagangaga nabo ubuzima bwo mu nkambi niba wumva akadolari ko kagiye kubageraho tawuri bwange ndabashakishije ndababonye ndabwira ati umve kugenda tukagira Kinshasa zaza mpereza umuntu buri dolari 500 bumvaga kwico gihe 2000 icyo gihe natangiye ako kazi hari 2015 izifaranga ko ari nyinshi tugenda bahita bemera turagenda fatamwe abahungu 3 naje ga wakane inkagati zari nyinshi inka 11 tugiye mu minembwe turahurutse twaharaye gusa iminsi 2 twamatuja mu isoko isoko ya gatanu twaguzemo zimwe papa dutwaye mu isoko y'akazi rimwe tubatwayemo izindi turangije papa aravuga ati nawe akeneyemo izindi azagurishamo muziwe ziri Kalemi turagiye mfashemo no muzindi za papa zari Kalemi amadufata isafari zimwe muzikuye mu minembwe izindi muzisanze Kalemi no zankaga zose zamazimanuka mpaka ni Kalemi inzira ya Misisi mpaka Kalemi noneho rero duhita dufata urugenzi uko ico gihe bibanza kudufasha dushorerana n'ababacuruzi bashoreye inka zabo bazija Lubumbashi nani Bujimayi n'abadandaza baho dushoranye n'ijya group umve ibiri mu Imana kuri yareka nkubwire uwo muhanda ni mubi hari zimwe zikomwa n'inzoka zindi ugasanga sinzi ngo zahinamiranye zagwaye uburenge mukabusangira mu nzira zikama zipfira mu nzira ariko za zindi zanje 11 ntayo gukomwa n'inzoka ntayo kugwara uburenge zose uko twazitwa kandi uko zikivanga n'izigwaye uburenge ariko zanje ntizifatwe numva papa yari yabashazitera imiti ihagije ntindi turayitwaza turagenda nyine turashorera uko se ngusubiza inyuma baguhaye amafaranga y'inka baguha nayo kuzahuruka Kinshasa y'urugo rugendo rwose numva namako bitaga nyine ntuze yose bije yose waruzi urugendo se ukubise ugendeye kuko kina mama najinga gasasa urugenzi nabajije kuntu nabajije ibirometero bihari by'urugenzi bahitambira ngo ni 3000 km nande ba 3000 km birashobora kugenda nibura yabangutse cyane ni nk'amezi 2 n'igice ariko nitinda ni muri amezi 3 na ndetse n'ibindi by'umweru birengaho none ga rero ngomba guhita ntangira kubabwira amafaranga y'ugo rugenzi uko bizagenda imirire ibiki byose nyine ndabakubitaguye nk'umucuruzi bijiruzuye ndabasingirije bonte bari nimba atari ibanga baguha ifaranga zingahe ku mfuro yawe ibanga ry'umucuruzi
nyine bo bumva nta kibazo kandi bumvaga ahubwo ko ndi kubabwira ibeyi rito kuko uburyo bumvaga ko ari ibintu biri impossible bidashobora gukunda nuko turatangiye turashoreye inka zigenda nyine urugenzo rurerure bazishorera mu ijoro mu mabeho umunsi wose twirirwaga inka zagiye ziruhutse izindi zirisha gutyo nyine mukazireka zikaruhuka nazo mukagenda amajoro namwe mukarya zagera saa 11 gutyo mukama muhaguruka mukararaga mugenda zagera saa 4 saa 5 mugapakinga ahantu nyine muri burire nazo mukazireka nyine zikaruhuka zirisha nuko tugenda nyine iyo minsi ariko vuga ngo nurugenzi ku izina rya Yesu nurugenzi rubi cyane rurimo inzara hari ahantu twasangaga n'abantu batazi nimba n'umunyu bene uyu nguyu ubaho ku isi reka njye nibuka hari ahantu twari umutsima wahurure n'isombe ritarimo amavuta ritarimo umunyu ariko kubera inzara ariko tubigiye nk'abasazi nyine kuko ariko rwari urugenzi nyine tukabijya ariko rwari urugenzi amaguru akabyimba kongera akabyimbuka mwagenderaga kuki kuvuga ngo muvuye mu Minembwe mugiye Kinshasa mwari mufite mapu mwari muzi inzira mwari mufite umuntu uzi oya none tugeze Bujimayi kugendaga none twerekeza inzira za Chikapa uvuye Bujimayi uhita werekeza inzira ya Chikapa izagendekaga na Bandundu none muri ya nzira rero muri twaduhana ugenda ubaza aha tugeze ni naha nyuma nituvanga kugira ngo dushika ahandi hazaba hitwa gute bagahitaga baturangira muzaca mucaha mwisange mugeze muri uramuhana nimugera n'abazagenda babarangira gutyo wewe n'abahungu batatu b'abanyamurenge batatu nta uzi ico kirere nta numwe abo twari bari bazi kirere kivikaleme kikagira Bujimayi nabo twabasigiriye hehe Bujimayi nabaga kibera batangaza ariko none kubera kuza wigereranya ukigira umuntu umwana utarigeze ucuruza inka kwanza mu myaka cyo genda yatangiye nari mfite imyaka 23 mu myaka yawe kurumva kuko ibi bintu kwanza uri nabigutekerereje isonaniwe kuza ngo ushorera ashorera inka wenyine none karakohera wazeza ariko kujya nyine uyu mugabo yabyaye abana b'abahungu bakeya nukumva ko kuko mwacu turabakobwa benshi n'abahungu babiri ese yabagize nk'abahungu yama bagira ukuntu tuza tumenya uri umusaza uko tazamera ariko papa ndimo umufana kana akazi kanje kari vie privé yanjye ntabwo uriye na papa ntabwo arakiwe wariko ngo tuza tubona ngo uzogera kuri abandiga uyu mwana yabaye kirara mukabona umwana uza wamugenda akigendera iriya zakinze muvuga ko agiteza kari ngo mukindi gihugu mu burara inya kuko sinzi ukuntu babyumva abanyamurenge nuko noneho turashoreraga n'abahungu tugenda tubaza hari n'ahantu njya nibuka twambutse mu ruzi bita ngo ni Olomami Lobao ni ikintu bazasasa nko mu mazi kimeze nka barije ukuntu makagishiraho none si nka barije ni nk'intu kimeze nk'imbaho bakirambika ukuntu kikamera nk'ikiraro mukambutsa inka habe n'imodoka hari ukuntu zihaca naho nyine bakambutsa cambu cinka turazambuka turagenda tugera Chikapa none tugeze Chikapa mpita mbona urugenzi rwashushe Chikapa ubwo turimo turata ibihugu byose za Katanga iyo twayitaye kare dutangiye guta n'ibice bya Bujimayi by'abakasayi ubu turimo tureregeza mu birere bija za Bandundu tugeze Chikapa baravuga ati aho mwashitse none ndabahamagara ndabwiraga nyuma y'amezi 3 nabaje kugenda communication mu Minembwe irabura wa mwana yaratunyaze yaratwize abanyamurenge no mukora iyo kope nta munyamurenge numwe wera wirabura wigeze abimenya bari batuye Kinshasa amplisi nta n'umuntu numwe wanyishingiye nk'umuntu nzi bamanyizera gusa muri general noneho ngo ngire ibyumweru 2 nta communication yanje nabo dufitanye bahitavuga ati twarambuwe arabaje nakabwira tukuntu nakoranye n'uriya mwana kandi iri iwabo yagiye nta rezi haba haho naboneka nareza amayinite akayabura nimba ataragize ubwo bwenge bwo kwibuka kugura amayinite ariko azaza kandi mumenye ngo urugenze ni rurerure nuko ati twaze dutegereze naje noneho telefone zikanzimana bumwe nta muriro garuguru
noneho ngo batangire kumbura bahita bagenda bahamagara General Padiri atuzi wa mukobwa watuzaniye dore uko byagenze nuko General no ahita yumva nagatangaza noneho bamubariye amafaranga bampaye nta nyandiko twakoranye atarako none abanyagwa nk'ibipfubo tiba nandikana basiga tuzanashira na se bamubwira ati dore umukobwa wawe yasinye dore y'ibyo faranga z'abandi none nubundi nabari gitara afite umuzeye we turamuzi n'umuntu utokora iryo kosa ariko se ikizerekana ubuhamya ko mwamuhaye amafaranga niki ngo General gusa ngo amatubwira ngo aramwizeye natwe tumwizerera gusa aho nga kandi tukabona abanyamurenge bagira umuco w'ubucakura w'ubwibyo kuntu ati na ibyo bintu gusabiwe nibyo twamuhiriye amafaranga atoke murindire mutegereze igihe tacho no mafasha ariko General nawe yamagira ihungabana abaragiye bikojeje bari abakuru bose nimbaragiye biceza ahantu ati muzi wa mukobwa umwana wa naka wa mwana wa naka tigitangaza ribagwira yaragiye kwa DJ Tumba atekinika abantu mitwe bamuhaye akayabo kifaranga arababesha ngo giye kuzabazanira kutoka Minembwe hadi Kinshasa abantu tigitangaza nibagwira uyu mwana ndetse no kuvuga ngo ubundi yaracanganyikiwe umwana w'umukobwa ryariwe n'inka gute please ko nta munyamurenge mu mateka kinyamurenge twari twumva umunyamurenge yoza n'inka muri Kinshasa iwo nimba atari kunyaga nyine yarakeneye ngo abanyege uko yaratekereje gute ubwo bucuruzi bwo kuzana inka ahubwo nimba ageze ari muri Amerika niyo yashatse na visa yaragiye mwana arengesha kuntu nta muntu uraha muri bino birere no muri aba bose nagiraga inshuti y'umukoronere wanjye nyine twumvikanaho cyane niyo nagiraga nk'ikibazo papa yari yaramugabiye inka noneho nkamwisazura nka papa n'igerageza ibibazo noneho ngahita mubwira nawe ari Kinshasa noneho yumvaga dariri zatangiye gutabonyeka mu bantu bose aho ngaho barahamagara za Goma time imwoto yanyeze abantu ibukavu sinahabaye kandi yiza bakire ibukavu ntahazi ntigeze haba ibuvira sinigeze mpaba ntabwo nahatuye ntawunzi igoma nuko kibarabaza bakamabwira ati iyo ni adresse ngo uwo mwana n'iryo zina tazwi uko yakujya abanyamurenge bazamenyana bakavuga ati se uko mumuvuze hatuye ince za Kalemi n'umunyabsura niyo batuye ati nimuhamagare bahamagaye Kalemi ati tani kirere kiwo kigeze gikandagira urumva agenda zicari iri ya ruguru noneho amakuru araje arasanze umunsi umwe mukuru wanje aja ku ifone arampamagaye atumve uri he ndi mu Minembwe gatwe turacyari ko turanguraga nasubiye wari ukiri mu Minembwe uko gubuje byagenze noneho baratangiye barahamagaranye ngo nabibusiki amafaranga noneho mukuru wanje ahita aja ku ifone iwe yaramenye kuko nubundi naje ndi mu Minembwe nagiye kurangura izo nka ati inkuru zose ziracanshikirana ngo ufatwa wose ufatwe wacikanye amafaranga y'abandi bose ni bande hata hantu hose kibarabaza adresse amatelefoni biki none suri he turi kumwe na papa hano twaje kurangura inka turi mu Minembwe turakwiza umukwiro isoko iziba rimwe mu cyumweru ubu mpati twogenda ngo duhite dukwiza kandi ko muragenda mutoranya inka nziza nuko kandi papa itamubwira ati ntiwishinga amabwiriza y'abanyamurenge ntunababwire ko turi mu Minembwe wowe ucece umwana wanje azintego yamuzanye kandi ayirimo neza nuko urumvaga duhita tuza b'abanyakarimi batangajwe nuko nshikije zanka Kalemi noneho bahita bahumurizaga b'abanyakinshasa afite inka ziwe umve nziza cyane ari mu nzira noneho akagatima kakaratangiye babwiga babacuruzi babantu banyu wa muntu wanyu mwatumye umve na ma connection yarabuze ariko inkara zifite ako wa mupapa nakubwiye w'umukoronere ahita ababwira turi mwana ukuntu mwege muza mumwibeshaho iyo agiye afite target runaka umve arayikora ni ngombwa ngo ayikore kandi ibyo bintu byanyu yabemereye azabibazanira kaba nyine inka kaba yopfira mu nzira kandi gasa amakosa yiwe atariko uko mazi batuzabiye bazanira aho na general wa polisi uriya w'umunyamurenge nyine wari uri Kinshasa Bisengimana arabwira twuntu njye nitegereza uriya mwana agira ubwenge kandi ukuntu mwe muza mumwibeshaho ariko uriya mwana nza mumureba nkamwitegereza nkabona tiyokora yo azi byamuzanye muri Kinshasa mwege ibyo mutaza ahubwo
rero ziranka zazizana sinzi umubyeyi wiwe ngiye ukuntu mumuvuga ariko nimba afite umubyeyi wiwe uko mumuvuga izo nk'11 kumurumva ko rizo yoba tumubare w'inka zo sikibaza ahubwo ni ifaranga zo ziri muri uwo mubare wowe wavuga arabwe tuko zingana kose ikene inyungu ziwe ariko inka zabo ibo bazazibona atokereka dutegereze noneho ngo bahita baremwa mwaka kizere kuko naje nshaka kuri rezo ndabwira ati turi mu nzira ubu tugiye guhagurukaga nibwo twahagurutse nyine twerekeza za Bujimayi tuvugana nabo noneho kugira ngo bibe confirme tugeze Bujimayi yahise avuga ngo nimba ugeze Bujimayi mfite mukuru wanje uri aho ngaho mu mujyi wa Bujimayi ngiye kumutuma yari umudepite aza kwibonera nayiwe maso akubona mwifotora amafoto turamagara kuri pere video ninka uzishira ahantu hawe izawe nibwo turi bwemere neza wari umudepite nawe yari umudepite aho ngaho muri Kasayi kitakibazo rwose A world of stories.